muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Nk'uko bisanzwe rero, uyu munsi tugiye gufatanya gukosora ikizamini cyakozwe ku itariki 31 cyakorewe mu karere ka Musanze. Uko bigenda rero, ufata agapapuro n'ikaramu yawe, noneho tugasoma ikibazo, wowe ugahitamo arufabe ubona yaba ariyo, noneho nyuma ukaza kureba igisubizo nyacyo twasubije. Dutangiye n'ikibazo cya mbere rero, ikibazo cya mbere kiragira kiti: mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? Iyo bavuze ngo mu bimenyetso bimurika ni feruje, ni za feruje. Mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? A. Hagarara kereka niba ushobora gukata ibumoso. B. Hagarara niba ubona nta byago byaguteza. C. Birabujijwe kurenga kuri icyo kimenyetso. D. Wemerewe kugenda niba aho usohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Ubwo kuri ako gapapuro kawe urandikaho arufabe ubona ariyo. Hano rero igisubizo ni C. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Ni ukuvuga ngo mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara atatu, hari itara ritukura, itara ry'icyatsi n'itara ry'umuhondo. Ayo matara ni atatu. Rero itara ritukura riravuga ngo birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze muri feruje ukabona hari kwaka itara ritukura, icyo gihe uba ugomba guhagarara. Hano rero igisubizo ni C. Birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Mwibutse no gukora subscribe kugira ngo ujye ugerwaho n'amasomo tubagezaho buri munsi. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti: iki cyapa kivuga iki? A. Umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Ubwo rero iki kibazo cyerekeye ibyapa. Ugomba kuba warize amoko 5 y'ibyapa, ukaba uzi imiterere yayo kugira ngo iki kibazo ugisubize. Iki cyapa rero kiratubwira ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Iki cyapa kiri mu byapa bitegeka. Ibyapa bitegeka rero biteye gute? Ibyapa bitegeka bifite ishusho y'ingasire, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ikirango cy'umweru. Uko niko uhita wiga ibyapa ukamenya imiterere y'ubwoko bw'ibyapa. Icyo gihe icyapa iyo bakiguhaye uhita ukimenya rwose, uhita uvuga uti kiri mu bwoko bw'ibyapa ubu n'ubu. Rero hano igisubizo ni B. Igisubizo ni B, ni iherezo
ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Dukomeje n'ikibazo cya gatatu, ikibazo cya gatatu kiragira kiti: ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Kuri ka gapapuro ubwo urandikaho inyuguti ubona wagakwiye gusubiza. Mbese ukavuga ngo ndi mu kizamini nyirizina, iki kizamini ari njye bagihaye, iki kibazo ndabona nagisubiza gutya nkurikije uko mwarimu yabinyigishije. Hano rero igisubizo ni C. Kwitegura guhagarara. Ni ukuvuga ngo ubundi ririya tara ry'umuhondo iyo ryaka riba rikumenyesha ko itara ritukura rigiye kwaka. Iri tara ry'umuhondo rero ritubwira iki? Riratubwira ngo birabujijwe kurenga icyo kimenyetso udahagaze akanya gato. Uba ugomba guhagarara ukareba ko itara ry'umuhondo ry'umutuku riri buze kwaka wamaze kuva hehe? Wamaze kuva mu masangano. Hano rero igisubizo ni C. Kwitegura guhagarara. Mbibutse ko iyi cano yacu yitwa amategeko y'umuhanda, traffic rules. Mbibutse no gukora like, ugakora share kugira ngo n'abandi bajye bamenya aho kwigira bibera. Noneho iyo hari ikibazo utumvise neza utwandikira muri komenti tukagufasha kucyumva neza ku buryo burushijeho. Reka turebere hamwe noneho ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiratubwira ngo ntibyemewe gukoresha telefone. A. Mu biro bya leta. B. Mu biro bya polisi. C. Igihe utwaye ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano rero igisubizo ni C. Igihe utwaye ikinyabiziga. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo uhamagawe kuri telefone utwaye ikinyabiziga ntugomba guhita witaba telefone, ahubwo ushyira ikinyabiziga ku ruhande ugahagarara ukitaba telefone. Ushyira ikinyabiziga ku ruhande ukitaba telefone. Ntabwo rero uvuga ngo reka ngo wenda kubera ko mbonye ari kanaka umpamagaye kandi aranshaka cyane ngo reka nitabe, ngo nta kibazo, ngo ni iby'akanya gato. Cyangwa ukavuga ngo reka nitabe ngo kubera ko nambaye ekuteri ngo n'ubundi ntabwo ndaba mfashe telefone ngo ndaba ndi kureba. Mbibutse ko iyo utwaye ikinyabiziga ni ubwonko buba buri gukora. Urumva ko rero niba wari utwaye ikinyabiziga wenda bakaba baraguhamagaye ngo umwana wawe arapfuye cyangwa se ararwaye ku buryo bukomeye kandi biratunguranye, urumva ko niba wari utwaye ikinyabiziga mu mutwe hazahita hiziramo ikibazo uhuye nacyo cy'ako kanya. Ntabwo uzaba ukibuka ko utwaye ikinyabiziga. Niyo mpamvu rero batubwira ngo birabujijwe gutwara ikinyabiziga uri kuri telefone, kuko biteza iki? Biteza impanuka. Byaguteza impanuka. Ahubwo iyo ubonye baguhamagaye ushyira ikinyabiziga ku ruhande ukabona kwitaba. Icyo gihe iyo ugishyize ku ruhande ugahagarara ntabwo biba bivuze ko witabye telefone utwaye. Oya. Hano rero igisubizo ni C. Igihe utwaye ikinyabiziga birabujijwe gukoresha telefone. Ikibazo cya gatanu. Gutwara uzungazunga mu muhanda. A. Ni bibi ku binyabiziga
ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Gutwara uzungazunga birumvikana ni ugutwara nabi mu muhanda. Mbese ugatwara ku buryo imodoka zose ugenda uzibangamira, ukajya ujya mu gisate cy'umuhanda kitari icyawe, ujya ibumoso ukagaruka iburyo gutyo. Niko gutwara uzungazunga mu muhanda. Hano rero igisubizo ni B. Ni bibi igihe cyose. Ni ukuvuga ngo gutwara ikinyabiziga ukagenda uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose. Nubwo kabone naho waba uri kubona mu muhanda ari wowe wenyine urimo, ntabwo byemewe. Icyo gihe iyo utwaye uri kuzungazunga uba uri kurenga wa murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Kandi uriya murongo biwujijwe kuwugenda hejuru cyangwa kugenda ibumoso bwawo. Niyo mpamvu rero igihe cyose bitemewe gutwara uzungazunga. Hano igisubizo ni B. Ikibazo cya 6. Kuvuza amahoni bibujijwe: A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo urareba ukurikije uko mwarimu yakwigishije, urebe ngo ese ni he habujijwe kuvuza amahoni. Noneho urebe muri ibi bisubizo baguhaye, uhitemo icyo ubona ari cyo gihuje n'icyo mwarimu yakwigishije. Hano rero igisubizo ni B. Hafi y'ibitaro. Birabujijwe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Uvuga ngo ubundi ni hehe tuharebere hamwe kugira ngo hose tuhamenye aho bibujijwe kuvuza amahoni. Birabujijwe kuvuza amahoni mu nsisiro. Birabujijwe kuvuza amahoni kuva bwije kugeza bukeye. Birabujijwe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Birabujijwe kuvuza amahoni hafi y'inyamaswa. Birabujijwe kuvuza amahoni hafi y'amatungo. Aho hantu hose uko mpakubwiye uko ari 5, birabujijwe gukoresha amahoni. Iyo bibujijwe kuvuza amahoni rero bigenda bite? Icyo gihe bisimburwa n'iki? Ni ukuvuga ngo iyo bibujijwe kuvuza amahoni hakoreshwa uburyo bukurikira: gucana amatara magufi asimburana n'amatara maremare, kandi ukayacana uzimya vuba vuba, mbese agasimburana ku buryo bwa vuba vuba. Iyo bibujijwe kuvuza amahoni ni uko nguko ubigenza. Hano rero igisubizo ni B. Igisubizo ni B. Hafi y'ibitaro birabujijwe kuvuza amahoni. Ikibazo cya 7. Ikibazo cya 7 cyerekeranye n'amatara y'ibinyabiziga. Kiravuga ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. A. Ni meza kuko atuma ureba kure. B. Ni mabi kuko akugarukira akaguhuma amaso. C. Akwizeza ko abandi bakubona. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo kuri ka gapapuro kawe urandikaho
inyuguti ubona ariyo. Hano rero iyo batubwiye amatara y'urugendo, baba batubwiye amatara maremare y'ikinyabiziga. Hano rero igisubizo ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ni ukuvuga ngo iyo ucanye amatara maremare, kubera ko amatara maremare amurika mu ntambwe ndende imbere y'ikinyabiziga, iyo rero ari igihe cy'igihu, kubera ko igihu kiba cyabuditse, ya mirasire y'urumuri ikinyabiziga kiri kohereza, rwa rumuri rurakugarukira. Iyo rukugarukiye rero rutuma utabona imbere yawe. Niyo mpamvu rero aya matara ari mabi mu gihe cy'igihu. Iyo ari igihe cy'igihu, uba ugomba gucana amatara magufi kugira ngo ubashe kubona. Kandi icyo gihe urumva, niba ari igihe cyabuditse, uba ugomba kugabanya umuvuduko. Uba ugomba kugabanya umuvuduko kuko uba utabasha kureba neza imbere yawe. Hano igisubizo ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ikibazo cya 8. Umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru, yakwitwara ate? A. Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza akitegura guhagarara. B. Gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. C. Kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru ataratambuka. D. Kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Ubwo urareba ukurikije ko wabyize n'uko itegeko ribivuga, iyo umuyobozi yegereye inzira z'abanyamaguru icyo akurikiza. Hari umunyeshuri rero wigeze ambaza ngo mbese ngo hano ko batashyizemo ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo bateguye ikizamini gutya, byanga bikunda mu bisubizo baguhaye haba hari igisubizo cyo kirimo. Hari ukuntu rero abanyeshuri bamaze kumenyera ko kuri iyi arufabe ya D baba bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Yasoma yagera kuri C yakumva ntabwo kiri kuza, agahita yishyiramo ko igisubizo ari D, ngo ubwo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Oya, ntabwo ariko bimeze, ntabwo ari itegeko kuvuga ngo D izaba yanditseho ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo baguhaye ikizamini kimeze gutya, bakaguha ikibazo kimeze gutya, byanga bikunda mu bisubizo baguhaye haba hari igisubizo kirimo. Hano rero igisubizo ni A. Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza akitegura guhagarara. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugeze hariya ku nzira z'abanyamaguru aho banyura bambukira umuhanda, uba ugomba kuba ubyiteguye ko umunota ku wundi umunyamaguru yaza akakwambukana, kuko hariya ni mu nzira ze. Uba ugomba kuba wagabanyije umuvuduko rero, ukagira gute, ukitegura guhagarara kugira ngo wa munyamaguru naza utaza kumubangamira kandi ageze aho yemerewe n'itegeko ho kwambukira. Hano rero igisubizo ni A. Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza akitegura guhagarara. Ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiratubwira ngo gutwara wasinze. A. Biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo.
B. Biremewe nijoro. C. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. D. Ibisubizo byose nibyo. Ubwo urahitamo ukurikije uko ikibazo kibaza n'uko uri kucyumva. Uhitemo alufabe ubona ariyo ikwiye. Hano rero igisubizo ni C. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Uvuga ngo gutwara wasinze birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Buriya iyo umuntu yasinze hari indi myitwarire aba yagize itagendanye no kuba umuntu yatwara ikinyabiziga. Niyo mpamvu rero bibujijwe. Niyo mpamvu bibujijwe. Hari uwambwiye ngo mbese buriya ngo nijoro ntibyemewe ngo kubera ko ahanini nta binyabiziga byinshi biba biri mu muhanda. Impanuka ntabwo iterwa n'ubwinshi bw'ibinyabiziga biri mu muhanda. Ushobora kubera ko nyine rya cupa wanyweye rishobora kukwereka dodani ntuyibone, ukagenda wiruka wagera kuri dodani aho wagabanyije ukaba uyuriranye umuvuduko mwinshi, imodoka iratarutse ikurengeje umuhanda. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo gutwara ngo nijoro ngo byaba byemewe ngo warisomye. Oya, ntabwo byemewe nabyo. Uvuga ngo igihe cyose wasinze birabujijwe gutwara ikinyabiziga cyose gifite moteri. Hano igisubizo ni C. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba A. Kunyuranaho ibumoso. B. Gutegereza yihanganye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni A. Kunyuranaho ibumoso. Ubundi ni ukuvuga ngo amategeko yo kunyuranaho atubwira ngo iki? Uvuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka kunyura ku wundi agomba kubikorera ku ruhande rw'ibumoso. Agomba kunyuranaho ibumoso. Ariko ntabwo anyuranaho ibumoso igihe cyose. Oya. Ahubwo ashobora no kunyura ku kindi kinyabiziga anyuze iburyo igihe wa muyobozi anyuraho we yagaragaje ko agiye gukatira ibumoso. Icyo gihe umunyuraho ukoresheje uruhande rw'iburyo. Hano rero igisubizo ni A. Kunyuranaho ibumoso. Ikibazo cya 11. Ni iki umuyobozi yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi.
hari ikibazo twabonye kitubwira ngo nihe bibujijwe kuvuza amahoni, turahavuga. Twabonye ko rero ni iyo wegereye inyamaswa cyangwa amatungo biba bibujijwe kuvuza amahoni. Niyo mpamvu hano utagira gute, utavugiriza iryo shyo ry'amatungo amahoni, oya, kuko birabujijwe. Ahubwo icyo ugomba gukora, ugomba kugabanya umuvuduko, ugatambukana ubwitonzi kugira ngo udakanga ya matungo akaba yakwira imishwaro, akaba yateza impanuka. Hano igisubizo ni B. Ikibazo cya 12. Ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni A. mpande eshatu, B. uruziga, C. urukiramende, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero kugira ngo iki kibazo gishobore bisaba kuba uzi amoko y'ibyapa ukamenya n'imiterere yabyo. Ukamenya ngo iki cyapa bambajije kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa. Hano rero igisubizo ni B, ni uruziga. Ni uruziga. Uruziga rero mu mategeko y'umuhanda nirwo twita ingasire. Ingasire. Bibutse ko ibyapa bitegeka bifite ishusho y'ingasire ari rwo ruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Hano rero igisubizo ni B, ni uruziga. Ikibazo cya 13. Utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa A. umuhondo, B. umutuku, C. umweru, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze utugarurarumuri ni iki rero? Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Icyo nicyo twita akagarurarumuri. Hano rero babajije ngo akagarurarumuri cyangwa se utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa gute? Hano rero igisubizo ni C, umweru. Ni ukuvuga ngo utugarurarumuri turi imbere ku kinyabiziga tugomba gusa n'umweru. Uvuga ngo uko utugarurarumuri dushyirwa ku kinyabiziga, imbere tugomba kuba dusa n'umweru, inyuma tukaba dusa n'umutuku, mu mbavu z'ikinyabiziga ubwo nyine ni mu mpande tukaba dusa n'umuhondo. Hano rero igisubizo ni C, ni umweru. Ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kiragira kiti: iyo umuhanda ugabanijwemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe A. kugendera mu gisate cy'iburyo, B. kunyuranaho, C. kugendera mu gisate cy'ibumoso, D. ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo umuhanda ugenderwamo mu byerekezo byombi ugabanyijemo ibisate bibiri, ni ukuvuga ngo ni hahandi imodoka zimwe zibisikana n'izindi. Mbese imodoka ikaba iri kujya mu cyerekezo indi iri kuvamo. Icyo gihe baba babisikana. Baratubwiye rero ngo hano igisate ababujijwe kugendamo ni ikihe? Hano igisubizo ni C, kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ni ukuvuga ngo hano uba ubujijwe kugendera ibumoso bwawe.
igisubizo ni C. Ikibazo cya 15. Kunyuranaho mu ikoni A. Biremewe. B. Ntibyemewe. C. Biremewe ubikoranye ubwitonzi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo urareba uko wize icyo twita kunyuranaho no kubisikana, urebe ngo ese ni hehe batwigishije batubwira ngo birabujijwe kunyuranaho. Icyo gihe uhita umenya igisubizo icyo ari cyo. Hano rero igisubizo ni B. Ntibyemewe. Kuko kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe, kuko uba utabasha kureba imbere yawe neza mu ntambwe ndende. Hano igisubizo ni B. Ikibazo cya 16. Iki cyapa kivuga A. Aho imihanda ihurira. B. Inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukurikije uko wize ibyapa wabisomye, urareba urebe uti iki kiri mu bwoko bw'ibyapa ubu n'ubu, noneho ubone gusubiza. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko iki cyapa kiravuga ngo ifungana ry'umuhanda. Tubibutse ko hano iyo igisubizo basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, uko byagenda kose igisubizo hari aho kiba gihari kizwi. Niyo mpamvu rero hano twe tuba tugomba no kukivuga, kugira ngo nujya mu kizamini ugasanga cya gisubizo bagishyizemo, uzabone icyo usubiza. Iki cyapa rero kiravuga ngo ifungana ry'umuhanda. Kiri mu byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere rero biteye gute? Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ikirango cy'umukara. Iki cyapa kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko icyapa ubwacyo kivuga ngo ni ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya 17. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo icyo kinyabiziga kidapakiye. A. Metero imwe na santimetero 50. B. Metero imwe na santimetero 75. C. Metero imwe na santimetero 80. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze amatara ndangambere na ndanganyuma, ni amatara agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga birebewe imbere cyangwa se birebewe inyuma. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye amatara y'ikinyabiziga agaragaza ubugari bwacyo, umenya ngo iki kinyabiziga gifite ubugari bungana gutya. Ese niba ngiye kukinyuraho, ndakinyuraho nkoresheje ubwitonzi bungana gute? Kiba cyo kikugaragariza uko kingana, noneho bikaguha ibipimo nawe uri bukoreshe kugira ngo ukinyureho. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo ukurikije uko wize amatara y'ibinyabiziga, uburyo ashyirwaho ku binyabiziga n'icyo asobanura, ubwo umenya ngo ese
igisubizo nyacyo ubwo ni ikihe? Hano kubera ko basubije ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo nyacyo ni metero imwe na santimetero 90. Metero imwe na santimetero 90. Hano rero mu bisubizo baduhaye nta metero imwe na santimetero 90 zirimo. Niyo mpamvu igisubizo ari D. Ikibazo cya 18 kiravuga ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ni A. kilometero 70 mu isaha, B. kilometero 40 mu isaha, C. kilometero 25 mu isaha, D. kilometero 20 mu isaha. Ubwo ukurikije uko wize imivuduko uburyo ishyizweho, urareba umenye ngo ese ibyo binyabiziga ni ibihe, ese bigendera ku muvuduko ungana gute. Hano rero igisubizo ni C. ni kilometero 25 mu isaha. Bibutse ko iyi ari YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Iyo twasubije ikibazo ukumva utari kugisobanukirwa neza, ubitwandikira muri komenti, noneho tukagusobanurira ku buryo bwimbitse burushijeho, tukagufasha kucyumva neza icyo kibazo kugira ngo kitazakunanira ugeze mu kizamini. Ikibazo cya 19. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande, kimwe n'ubwa remoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga: A. metero 1 na santimetero 25, B. santimetero 30, C. santimetero 75, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ukurikije ibipimo wize by'ubugari bw'ibinyabiziga na za remoroki yabyo n'ubuhagarike n'uburebure bw'ibinyabiziga, urareba uvuga uti ese nize ko ubu bugari bugomba kuba bungana gute. Ubwo kuri ka gapapuro kawe urashyiraho arufabe ukurikije uko ubyumva n'uko wabyize. Hano rero igisubizo ni B. santimetero 30. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kuri iki kizamini bari babajije, kiravuga ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira: A. gushaka umuherekeza, B. gukurura ikinyabiziga cye, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni B. gukurura akanyabiziga ke. Ni ukuvuga ngo ibintu utwaye iyo bituma utabona neza imbere yawe, ka kanyamizigo kawe cyangwa se akanyabiziga,
uragakurura kugira ngo kataza kubangamira imigendere y'ibindi binyabiziga. Hano igisubizo ni B. Murakoze cyane, mbibutse ko iyi ari channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Mukore subscribe kugira ngo amasomo yacu yose tunyuzaho ajya kugeraho utabanje kuyashakisha. Murakoze, twige dutsinde niyo ntego. Mbibutse kandi ko iyo ugeze ku kibazo ukumva utari kucyumva neza, utari gusobanukirwa, ubyandika muri komenti, noneho tukagufasha kucyumva ku buryo burushijeho. Murakoze, mugire ibihe byiza.